Nongeye kubasuhuza nshuti bene data bakundwa bavandimwe, Imana ibaha umugisha cyane kuri mwebwe mukomeje gukora subscribe, kandi n'abatarayikora mbashishikariza kuba mwayikora kugira ngo murusheho kwakira imigisha y'Imana, Imana irusheho kubishimira. Ni Eric Worshipper nk'ibisanzwe, ngiye kubazanira n'ubundi butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Komeze kumfasha turusheho kwagura ubwami bw'Imana no kugeza ijambo ryayo kuri benshi. Mubimfashamo mukora subscribe, mukora share, izi nkuru nziza zijye zigera kuri benshi. Imana ibaho umugisha rero, ngiye kubifuriza amahoro y'Imana. Uyu munsi icyigisho nabazaniye cyangwa insanganyamatsiko turi buganireho iravuga ngo iyo Imana isa n'iri kure yawe ese ubyitwaramo ute? Cyagiye Imana iyo isa n'iyaguteye umugongo, wareba imbere ukayibura, wareba inyuma ukayibura, impande zose ntuyibone, cyagiye ibibazo biguhuriraho ese ubyitwaramo ute? Cyagiye uba warwaye mu kazi bakwirukanye, warwashije umwana, ba nyir'amazu bakwaka amafaranga mu by'ukuri ntayo ufite, ese bigenda bite? Mbega igihe uri mu bibazo koko ubona ko Imana ahari atari yo mwavuganye, ese ubigenza ute? Ubyitwaramo ute? Ndagira ngo usabire ngo ntucikwe, kandi wowe utarakora subscribe uyikore, Imana irusheho kubana nawe no kuguha imigisha. Hari umugabo witwa Yesaya wigeze kuvuga ngo Uwiteka yimye amaso ubwoko bwe, ariko ndamwiringira kandi nzajya mutegereza. Ese ni iyihe mpamvu ubundi yavuze gutyo? Ndagira ngo dusome n'ubundi mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 8 umurongo wa 17 twumve uko yatubwiye. Aravuga ngo nuko Uwiteka wimaga amaso ab'inzu ya Yakobo, nzamutegereza murindire. Rero ubu ni Yesaya wabivugaga. Hari impamvu yabivugaga. Usomye n'iki gice cya 7 n'icya 8 mu itangira nyine ubisangamo. Iyo wongeye ugasoma uyu murongo wa 18 bavuga ngo dore jyewe n'abana Uwiteka yampaye turabo kubera Abisiraheli ibimenyetso n'ibitangaza bituruka ku Uwiteka. Mu by'ukuri Imana ari igihe igusezeranya ikintu yarangiza igasa naho ibaye igiye cyangwa se ikwimye mu maso hayo, aribwo cyagiye usanga ibintu bitarimo kugenda neza. Ariko mu by'ukuri ntabwo Imana iba yagutereranye, ahubwo ari icyo ibishaka kukwigisha, hari icyo ibigira ngo ikwereke. Imana iba ihari aho waba wumva umeze kose, uko waba wumva umeze kose burya Imana iba ihari. Biroroha kuramya Imana iyo ibintu byose bigenda neza mu buzima. Urabizi iyo ufite ibyo kurya mu nzu rwose wumva kujya mu rusengero ukabyinira Imana rwose biba ari sawa. Iyo ufite inshuti, abavandimwe, nta kibazo ufite, ubuzima bwiza, amahirwe, ikintu cyose ugerageje kikugendekera uko ushaka, icyo gihe rwose wumva Imana ntako isa, birakorohera kuyiramya. Ariko ibintu ntibihora ari byiza mu buzima burya. Waramya Imana ute rero iyo ugeze muri icyo gihe cy'ibibazo? Wenda nawe uri kunyumva hari wenda uri mu bibazo runaka. Abantu benshi bagira ibibazo, kandi ntukumve ko ibibazo byawe ari ibibazo bwite. Ibi bibazo biri rusange, nta hantu hataba ibibazo, kandi umuntu agira ikibazo bangana burya. Barya ubona barara mu mataje, bagenda mu mamodoka meza, nabo bafite ibibazo bingana. Rero ujye wihanganira ubuzima urimo, aho gukiranukira Imana, wowe uyizere gusa. Wakora iki Imana isa n'iyaguteye umugongo ikajya kure, hahandi ubona rwose utari kubona ubwiza bwayo? Ikigero gihanitse cyo kuramya Imana ni igihe ushobora kuyihimbaza nubwo uri mu kababaro. Ubundi burya Imana iranezerwa cyane iyo yizeye no mu bihe bigoye. Muribuka neza Meshaki, Saduraka na Abedenego bemeye kuramya Imana, banga kubararira ibigirwamana bya Nebukadinezari. Nubwo baberekaga itanura ryaka umuriro ko bari bubajugunyemo, baravuze ngo Imana yacu ibasha kudukiza, kandi naho itadukiza ntabwo twaramye ibishushanyo bibaje. Muribuka neza ko iri ni itegeko rya 2 ry'Imana ngo ntukaramye ibishushanyo bibaje
rero banze kuyikuraho amaboko kandi byasaga n'aho itari kubiyereka. Gusa nyuma murabizi ko yabohereje marayika wabo akaza mu ishusho y'umwana w'intama Yesu Kristo. Ushima rero Imana ute iyo uri mu bigeragezo, ukayizera iyo uri mu bishuko, ukayiyegurira nubwo waba uri mu burwayi, kandi ugakomeza ukayikunda n'iyo isa n'iri kure yawe. Ubundi itegeko rya mbere ry'Imana riravuga ngo ntukagere izindi mana mu maso hanjye. Nuko Imana ifuha, Imana irafuha kandi ikunda icyubahiro cyayo. Rero iyo ishaka kukwigisha ikintu, iyo utacyumvise neza mu by'ukuri iragusibiza. Imana ijya itanga ishuri kandi uba ugomba kuryiga uko waba umeze kose. Nta muntu utarigeze wiga ishuri ry'Imana. Hari igihe ishaka kukwigisha ikintu runaka, iyo hashize n'igihe ibona ko icyo ishaka kukwereka utarakibona, utaragera ku kigero gishyitse, iragusibiza. Ariko hahandi iyo uri mu bibazo ishaka kukwigisha kwihangana no guca bugufi, ikabona urabyakiriye ahubwo urabinezerewe, ukavuga uti Mana nzi ko uri kumwe nanjye nubwo bigoye, icyo gihe uba uyeretse ko uyikunda kandi nayo iranezerwa, uba uyeretse ko uyizeye. Luka iyo usomye mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka aravuga ngo utizera Imana ntibishoboka ko ayinezeza. Rero iyo wizeye Imana urushaho kuyinezeza. Ubucuti bw'abantu kenshi burageragezwa cyangwa se bugeragezwa no gutandukana kwabo no kutavugana, mukaba mutandukanyijwe n'icyo gihe, ariko si Imana yo bigenda bite? Mu by'ukuri ubundi mu bucuti bwawe n'Imana ntabwo iteka uzumva mwegeranye. Umugabo witwa Philippe Yancey yanditse neza ngo ubucuti bwose bugira igihe cyo kwegerana n'igihe cyo kwitarurana, kandi no mu mibanire yacu n'Imana nk'uko nyine biba bimeze. Ko twaba dusabana nayo kose, ibintu bizabogamira mu ruhande rumwe cyangwa urundi. Hari igihe uzasanga utuye ahantu heza pe, umuntu wese avuga ngo utuye neza, ariko mu by'ukuri nta myambaro ugira, cyangwa uhorana uburwayi, cyangwa se mu nzu nta n'ibyo kurya ugira, cyangwa usanga ufite ibyo byose ariko uba ahantu rwose nawe wumva nta n'umushyitsi wagusura, cyangwa uhorana uburwayi. Rero mu by'ukuri ntabwo bijya bibura aho bibogamira, ariko icyo gihe ntabwo bikwiriye gutuma uva ku Mana. Icyo gihe uzasanga kuramya Imana bihinduka ikibazo. Kugira ngo ubucuti bwawe n'Imana rero bukomere, Imana izabugerageresha ibihe byo gusa n'ikuri kure, kugira ngo nyine irusheho kukureba no kumenya neza niba yizera. Ibihe wumva isa naho yagutaye cyangwa yakwibagiwe, ibyo bihe byo gushidikanya no kumva uri kure y'Imana byitwa nk'aho ari ijoro ry'umwijima mu bugingo. Uwitwa Henry we yabyise kwigishwa n'Imana ikuri kure, abandi babyise ubukonje bw'umutima ukuyeho Yesu. Dawidi agaragara nk'uwa mbere wagiranaga ubusabane bwa hafi n'Imana cyane. Imana yaramwishimiraga igeza aho imwita umuntu uhuye n'uko umutima wanjye ushaka. Hari impamvu Imana yabimwise. Dawidi yasabanaga n'Imana cyane kandi agaca bugufi, ariko inshuro nyinshi tubona Dawidi yitotombera ko Imana isa n'imuri kure, nk'aho agira ati Uwiteka ni iki kiguhagaritse kure? Ni iki gitumye wihisha mu bihe nari ngukeneye cyane? Ahandi agira ati Mana yanjye, Mana yanjye, ni iki kikundekesheje? Ni iki gituma unjya kure yanjye? Ni iki gituma wirengagiza ijwi ryo gutabaza kwanjye? Uzasome igitabo cya Zaburi, byinshi birimo. Ni iki cyatuma unta kure? Mu by'ukuri ntabwo Imana yabaga yataye Dawidi, cyangwa se nawe ntabwo yagutaye, kandi nawe ntabwo ijya ikureka. Humura, inshuro nyinshi yasezeranyije ngo sinzagusiga, sinzaguhana. Sinzi neza niba iryo jambo mujye murisoma ngo mwumve icyo rivuga. Ntabwo Imana idusiga, sinzaguhana ntabwo ari uguhana. Bamwe bajya bavuga ngo sinzaguhana, oya, iravuga ngo sinzagusiga, sinzaguhana, cyangwa se nyine igutererane.
ise nk'aho iguherereza ku bandi. Oya, Imana ni umuremyi wawe kandi ni data wa twese. Ariko ntabwo Imana yigeze isezeranya ngo iteka ryose uzumva nkuri hafi. Iryo jambo ntaryo yavuze. Mu by'ukuri Imana ubwayo yiyemerera ko hari ubwo iduhisha mu maso hayo. Hari igihe mu buzima bwawe Imana imera nka dizata cyangwa se umusirikare watorotse nk'urugamba. Umugabo witwa Floyd McClung abivuga muri aya magambo ngo urabyuka igitondo kimwe ugasanga ibyo wibwira mu bugingo byose byayoyotse, ugasenga ariko ntihagire ikiba, ukirukana Satani ariko ntibigire icyo bihindura. Nawe sinzi niba bijya bikubaho, ugakora imyitozo yose yo mu bugingo yakugaruramo imbaraga, ugasaba inshuti zawe zikagusengera, ukatura ibyaha byose ushobora kwibuka, ndetse ukagera aho wumva warahemukiye bose ukabasaba imbabazi, kandi mu by'ukuri atari nako bimeze. Ukiyiriza ubusa ugasenga ariko ntihagire ikivamo, ugatangira kwibaza igihe icyo gihu cyo mu bugingo kizamara, ukabona ibintu byose ugerageza wapi, kandi akenshi bigasa naho biguhuriraho rimwe. Usanga nk'akazi kahagaze, abana barwaye, school fees, ugasanga biguhurijeho ubukode, mbega ukibaza ubuzima bwawe ibiri kukubaho bikakurenga. Ese bizamara iminsi, ni mu byumweru, ni amezi, ese ahubwo ubundi bizarangira? Ugasenga ariko ukumva amasengesho yawe ameze nk'ayikubita nko kuri purafu akakugarukira. Ariko nagira ngo usabe ujye wizera Imana. Reka ngusabe ngo ukore subscribe niba utarayikora, kandi ukomeze gukora share kugira ngo ubutumwa bwiza nk'ubu ntibugucike. Biryoha neza iyo biri kugana ku musozo. Niyo mpamvu mbinginga ngo nimugacemo ikiganiro hagati, ujye ugisoza ari igihe message yawe yo kugukomeza no kukubaka no kuguhugura ibiri ku musozo. Mu by'ukuri wamara kwiheba ugatangira kuvuga ngo ese niki kitagenda mu buzima bwanjye? Mu by'ukuri si uko haba hari ikitagenda, ni igeragezwa risanzwe rituma ubucuti bwawe n'Imana bukura. Burya Imana ikugerageza, burya uba uri kuba inshuti nayo. Hari igihe ikugerageresha ikintu rwose ku buryo iyo utarakura mu gakiza ubona bigoye, wanayireka cyangwa se ukanayituka. Buri mukristo abinyuramo nibura rimwe mu buzima. Nta mukristo buri utajya ubinyuramo. Niba utaranabinyuramo umenye ngo uracyari muto mu gakiza, cyangwa se ubucuti bwawe n'Imana ntiburagera ku kigero gihanitse. Nese ugira ngo Yobu Imana yaramwangaga? Ahubwo yaramukundaga cyane. Kandi henshi uzasanga Imana umugabo Yobu imufata nk'umuntu ukomeye cyane, wizeraga Imana. Bica intege kandi bigakura umutima, ariko bigira akamaro gakomeye mu guteza imbere kwizera kwawe. Kubisobanukirwa nibyo byahaye Yobu ibyiringiro ubwo atashoboraga kumva Imana imuri hafi. Nibwo yavuze ati iyo ngiye iburasirazuba ntihari, najya iburengerazuba sinyihabona. Ni Imana yavugaga. Sinyibona mu majyaruguru kuko iranyihishe, nahindukira amajyepfo naho sinshobora kuyibona. Ariko iyo inzira nyuramo nimara kungerageza nk'izahabu mu muriro, nzavamo ntunganye. Akenshi buriya izahabu igira agaciro iyo yavuye mu muriro, kandi ubundi uzarebe amabuye y'agaciro bayapimisha acide ngo bamenye neza nyine ko ari originali. Ariyo mpamvu iyo yavuyemo nyine irushaho kugira agaciro. Iyo Imana isa n'iri kure yawe rero, ushobora kwibwira ko ikurakariye cyangwa irimo kugukosora kubera icyaha waba wakoze runaka. Nibyo koko icyaha cyica ubusabane bwiza n'Imana.
tubabaza umwuka w'Imana tugacubya ubusabane bwacu nawe kubwo kutumvira. Iyo wakoze icyaha, Imana nibyo koko irakurakarira kubw'amakimbirane n'abandi, guhugira muri byinshi, kuzura n'isi n'ibindi byaha ukirengagiza Imana. Ariko akenshi kumva Imana yakuretse cyangwa iri kure yayo ntaho bihuriye no kuba wakoze icyaha. Ni igeragezwa ryo kwizera kwawe, igeragezwa twese tugomba kunyuramo, buri mukristo agomba kunyuramo. Ni uburyo bwo kukubaza ngo ese uzakomeza gukunda, kwizera, kumvira no kuramya Imana, kabone n'iyo waba utayumva hafi yawe cyangwa utabona ibimenyetso by'imirimo yayo mu buzima bwawe. Ikosa abakristo benshi bakora muri iki gihe ni uko baramya Imana bashaka kumva akanyamuneza aho gushaka Imana ubwayo. Bagashakisha kugira ngo icyo bumva mu marangamutima cyabaho, bakanzura ko baramije Imana by'ukuri. Ibyo ni ukwibeshya. Kenshi Imana ivanaho ayo marangamutima kugira ngo twe kuyishingikirizaho twishakira akanyamuneza, kabone n'iyo kaba kava mu kwegerana na Kristo, ntabwo ari ukuramya. Iyo ukiri umwana mu gakiza, Imana iguha amarangamutima menshi yo guhumuriza cyangwa se yo kuguhumuriza, ndetse igasubiza amasengesho usenga amwe ari mu bwana bwinshi no kwirebaho kugira ngo umenye neza koko iriho, Imana iriho koko. Ariko uko ugenda ukura mu gakiza, izagenda igucutsa kuri ibyo wishingikirizaho. Kuba Imana iba ahantu hose no kugaragara kw'Imana ahantu hose ni ibintu bibiri bitandukanye. Kimwe ni ihame ridashidikanywaho, ikindi ni akanyamuneza k'amarangamutima gusa. Imana iba ikuri iruhande iteka ryose. N'iyo utabyumva, Imana iba ihari burya. Kandi kutuba hafi kwayo ni ukuri kurenza ibyo twapimisha amarangamutima gusa. Ni ukuri ko Imana ishaka kumenya ko iri kumwe nawe. Ariko icyo yifuza kurutaho ni uko wayizera kuruta uko wayumva. Kwizera niko kunezeza Imana, ari byo nababwiye haruguru. Kwizera kunezeza Imana, ntabwo ari amarangamutima. Igihe kizakurushya mu kwizera kwawe kuruta ibindi, nubwo uzaba uri mu bibazo. N'igihe uzaba uri mu bibazo wahamagara Imana igasa n'iyazindutse. Ibyo byabaye kuri Yobu. Mu munsi umwe gusa yatakaje ibyo yari atunze byose, umuryango we, ubworozi bwe, ubuzima bwiza yari afite n'ibindi byose. Urucantege rukomeye ni uko mu bice 37 byose ntacyo Imana ivuga. Wahimbaza Imana uti iyo utumva ibirimo kukubaho, kandi wabaza Imana igasa naho itakumva. Ese wabigenza ute? Ndagira ngo usabe ngo ntucikwe, kandi ukore subscribe niba utarayikora, ukore na share ubutumwa bwiza bugere kuri benshi. Ese waguma ku Mana ute uri mu bibazo kandi mu makuba mudashobora kuvuga? Ukaba ufite ikibazo wanayihamagara ukabona ntikwitaba, ukagira ngo ntinahari. Watumbira Yesu ute kandi amaso yawe yuzuye amarira? Ujye wibuka cyangwa se ukora ibyo Yobu yakoze. Yikubita hasi arasenga ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye, kandi Uwiteka niwe ubintwaye. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Mu by'ukuri Yobu yibutse ko n'ubundi ibyo yari afite ari Imana yabimuhaye, kandi n'undi no gupfa azapfa. Avuga kuko yaje ari nako azasubirayo, kandi azi neza ko n'Imana n'ubundi ari ibyisubije. Ntibyayibuza kuyinezeza no kuyihimbaza. Werurire Imana, uyibwira uko umeze cyangwa se uko wumva umeze. Usuke umutima wawe imbere y'Imana, uture umutwaro wose wumva ufite ku mutima. Yobu nibyo yakoze ubwo yavugaga ati sinshobora kwiyumanganya, mfite umujinya kandi umutima wanjye urashaririwe.
ngomba kuvuga, sinabasha guceceka. Imana ikunda umuntu yibwiza ukuri, kuko Imana ntiwayihisha cyangwa uyiryabe. Igihe Imana yasaga n'iri kure cyane, nibwo yatereye hejuru ati, icyangarura nk'uko nari meze mu bukwerere bwanjye. Ubwo bucuti bw'Imana bwambikaga imigisha urugo rwanjye. Imana ifite ubushobozi bwo guhangana no gushidikanya kwawe, igahangana n'umujinya, igahangana n'ubwoba, umubabaro no kudasobanukirwa n'ibibazo byose wabaza. Ese aho wari uzi ko kwaturira Imana kwiheba kwawe ushobora kuba ikimenyetso cyo kuyizera? Dawidi yizeye Imana, ariko ageze mu gihe cyo kwiheba aravuga ati, nari nizeye ubwo navugaga nti birandangiranye. Ibi bishobora kumvikana nko kwivuguruza, kuko yabanje kuvuga ati, nari nizeye ariko birandangiranye. Ngo nizeye Imana ariko ibyanjye biracitse. Kuvugisha ukuri kwa Dawidi ni ikimenyetso cyo kwizera gukomeye. Cya mbere yizeye Imana, icya kabiri yizeye ko Imana ishobora kumva isengesho rye, icya gatatu yizeye ko Imana ishobora kumureba cyangwa se kumureka, akayibwira ibyo afite ku mutima kandi igakomeza ikamukunda. Utumbire kamere y'Imana, kudahinduka kwayo igihe uri mu bibazo. Tumbira kamere y'Imana, wibuke ko Imana idahinduka. Imana ihora ari urukundo ibihe byose kandi ishobora byose. Ko ibintu byaba bimeze kose nuko waba wumva umeze kose, wihambire kuri kamere idahinduka y'Imana. Komeze wiyibutse ibyo uzi bidahinduka ku Mana. Imana ni nziza, irankunda, iri kumwe nanjye, izi ibyo ndimo gucamo, inyitayeho kandi ifite umugambi mwiza ku buzima bwanjye. Ibyo byose ubyiyibutse kandi ubyiyumvishe. Umugabo witwa Raymond Edman yaravuze ngo, nugera mu mwijima ntuzashidikanye ibyo Imana yakubwiye ku manywa y'ihangu. Ubwo ibya Yobu byacikaga kandi Imana igasa n'icecetse, Yobu yakomeje kubona impamvu zo gushima Imana, yuko ari nziza kandi ikaba igira urukundo, yuko ishobora byose, yuko ibona buri kintu cy'ubuzima bwe, yuko igenga byose, yuko ifite umugambi ku buzima bwe, yuko izankiza. Ibyo byose ujye ubyiyumvisha, wumve ko Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe, kandi umenye ko byose ari yo ibigenga nyine kandi izabigukiza. Wizere ko Imana izasohoza amasezerano yayo, ayo yakubwiye ku manywa na nijoro izayasohoza kandi irayazirikana. Igihe cy'umwuma wo mu mwuka ujye utegereza wihanganye, wishingikirije ku masezerano y'Imana, utitaye ku marangamutima yawe cyangwa uko wumva umeze. Niba urwaye wumve ko Imana yakwanze cyangwa yagutaye, kandi wibuke ko irimo kukujyana ku rugero rusumbyeho rwo gukura. N'ubusanzwe ubucuti bushingiye ku marangamutima gusa buba budafite imizi. Niyo mpamvu udakwiriye guhangayikishwa n'ibibazo ibyo unyuramo byose. Ntibishobora guhindura kamere y'Imana. Ubuntu bw'Imana buracyafite imbaraga kandi iracyari mu ruhande rwawe, kabone n'iyo utabyumva. Mu gihe nta kintu na kimwe cyashoboraga kumwemeza ko Imana iri kumwe nawe, Yobu yishingikirije ku ijambo ry'Imana. Nibwo yavuze ati, ntabwo nasubiye inyuma ngo mve mu mategeko yategetse, ndetse amagambo yo mu kanwa kayo yambereye ubutunzi, bundutira ibyo kurya binkwiriye. Ko kwizera ijambo ry'Imana niko kwatumye Yobu akomeza kwizera Imana ayinambaho, nubwo nta kintu na kimwe cyamushyigikiraga. Kwizera kwe ntikwacogojwe n'ububabare, maze aravuga ati, naho yanyica napfa nkiyiringira. Iyo wumva Imana yagutaye nyamara ugakomeza kuyizera wirengagije amarangamutima yawe, uba ugeze ku kigero gihanitse cyo kuyiramya. Ikindi gihe uri mu bibazo cyangwa uri mu bihe bikomeye, wibuke ibyo Imana yagukoreye mu bihe byashize. Hari abantu Imana iba yaratabaye ku iseta, wenda batwite. Reka ntange urugero, uratwite ugiye ku iseta, cyangwa se
baguhaye nka puriyave mu nzu, Imana irayikwishyuriye, mu by'ukuri ejo bundi ugize akabazo koroshye wise wirengagiza iyabanye nawe cya gihe ahubwo bikomeye. Niba yaraguhaye umwana bikomeye, Satani yamusabye ku iseta ukabyara neza batakubaze, cyabana kubaga ikabana nawe ikakurengera, ariko waba warwaye giripe cyangwa se umuriro cyangwa umutwe kumva biracitse, Imana yagutaye. Ibyo ntabwo ari byiza, ntabwo bikwiriye umukristo. Niyo nta kindi Imana yaba yarakoze mu buzima bwawe, ntabwo yaba igikwiye amashimwe yawe. Ubuzima bwose kubw'ibyo Yesu yagukoreye ku musaraba byonyine birahagije. Umwana w'Imana yapfuye ku bwawe. Iyo niyo mpamvu iruta izindi yo kuramya Imana. Mu by'ukuri nubwo waba uri umukristo cyangwa se ukora ibindi byose binezeza Imana, ariko utizera umwana wayo cyangwa utizera urupfu Yesu yagupfiriye ku musaraba, aho nta juru waba utegereje, nta nzira waba urimo ujyamo, kuko Yesu yaravuze ngo ni jye nzira y'ukuri n'ubugingo, kandi amaraso yameneye i Gologota niyo abasha kukweza ibyaha byose. Nta kindi cyagukuraho ibicumuro uretse amaraso ya Yesu. Gukiranirwa kubonerwa aho ari, gukiranuka kose kubonerwa aho ari. Ikibabaje ni uko kenshi twiyibagiza uburyo bwinshi bw'agashinyaguro Kristo yihanganiye igihe Imana yamutangaga ngo abe igitambo ku bwacu. Akamenyero kabyara kwirara. Uretse no kubambwa, umwana w'Imana yabanje kwambikwa ubusa, arakubitwa kugeza igihe atari agifite ishusho y'umuntu. Akubitwa ibiboko, arasekwa cyane, bamushinyagurira, bamucira amacanjwe, bamwambika ikamba ry'amahwa, bamusuzugura cyane. Yahemuwe kandi ashinyagurirwa n'abantu batagira imbabazi. Agirirwa ibirenze ibyo bagirira inyamaswa. Ageze hafi aho atacyumva kubera kuva amaraso menshi, bamuhatira kwikorera umusaraba uremereye. Awuzamukana umusozi, bawumubambaho, baramureka ngo apfe buhoro buhoro, urupfu rw'urubozo rwo ku musaraba. Igihe amaraso ye yagendaga amushiramo, abashinyaguzi bari munsi y'umusaraba bamureba, bamutuka, bishimira umubabaro we, bawugira urwenya, bamuseka cyane, bamushinyagurira, ndetse bamuhinyuza ko yiyise umwana w'Imana. Abandi bamuhinyuza ko yiyise Imana. Icyakurikiyeho ni uko ubwo Yesu yishyiragaho ibyaha by'abari mu isi bose n'urubanza rwabyo, Imana yarebye hirya imwima amaso. Mwibuka ajya gusenga mu ishyamba ry'i Getsemani ava ibyaha by'amaraso, azi ibigiye kumubaho. Imana yamwimye amaso ku bw'icyo giteye isoni, maze Yesu avuga ijwi rirenga ry'ubwigunge ati, Mana yanjye, Mana yanjye, ni iki kikundekesheje? Yesu yashoboraga kwikiza, ariko si iyo abikora ntiyari kuba kigukijije. Iyo abikora wowe wari kuba uwande. Mu by'ukuri amagambo ashobora gusobanura umwijima w'icyo gihe, cyangwa se ntabwo amagambo ashobora gusobanura umwijima w'icyo gihe. Nta rugero watanga rufatika rwakubwira ibya kiriya gihe. Kuki Imana yemeye kwihanganira kugirirwa nabi biteye isoni bigezaho k'umwana wayo? Kubera iki? Ni ukugira ngo urokoke umuriro w'iteka, nta kindi, kandi kugira ngo uhabwe ku bwiza bwayo iteka ryose. Bibiliya iravuga ngo Kristo we nta cyaha yari yarakoze, ariko Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhindurwe gukiranuka kw'Imana. Yesu yemeye kureka byose kugira ngo ubone byose. Yarapfuye kugira ngo ushobore kubaho iteka. Ibyo ubwabyo birahagije kugira ngo uhore umushima kandi umusingiza. Ntukavuge ngo Imana yaragutaye, ufite byinshi wayishima. Ntabwo wari ukwiye kuzongera kwibaza impamvu ukwiye guhora ushima Imana. Uramutse wibutse neza urupfu umwana wayo yapfuye rw'agashinyaguro ku bw'ibyaha byawe. Rero nakubwira ngo Imana iba ihari uko wakumva umeze kose. Ibihe byose Imana
ibiri hafi yawe. Bikarata bakundwa banjye mbihera umurongo mwiza wo kubafasha muri ibi bibazo, kandi uyu murongo muwugendereho uyu munsi ubahindurire byinshi. Wowe wumva ufite ikibazo, wowe wumva Imana isa n'iyagutaye, reka dusome mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaheburayo ibice 13 umurongo wa 5. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaheburayo ibice 13 umurongo wa 5 haravuga ngo ntimukagire ingeso zo gukunda impiya, ahubwo mujye munyurwa n'ibyo mufite, kuko ubwayo yavuze iti sinzagusiga na hato kandi ntabwo nzaguhana na hato. Icyo gituma tuvuga dushize ubwoba tuti Uwiteka n'umutabazi wanjye sinzatinya. Rero Imana ikomeze kubishimira, ni ukuri urumva ko aya magambo ari meza kandi akomeje. Ntimugashake iby'isi mukora urugomo, ahubwo icy'ingenzi ni ukwizera ko Imana iri kumwe namwe kandi itazabasiga, itazigera ibahana na hato, upfa kuba uyiringiye. Rero hano wibaza ikibazo ugitahane, nubishaka uzakimbaza nzabasubiza nta kibazo nk'uko nsanzwe mbikora. Se wakomeza ute gutumbira